the way undi yashi nari magaye Krisha ariko telefone nasanze itariho wamuma koko tukavugana yashi banza utuze tuitange banza ubwire byagenze bite kumbe bibamaze gutwika imyenda ye yose agomba gusohoka nka Maya kana no sasa turebe bimeze bite namwe no mufite amatsiko ko bamubwiye ngo agombe yambare nka Maya n'igikomo cye kugira ngo adacika byatangiye mariage none birangiye abaye imbohe mu nzu kandi agambara mwahose ari umugore we wa mbere kubera ko banasa sha ngo ndashaka umugabo mu kirengura areba ngo iki n'ibiki yagize yisanga mu buzima bw'uyu mukobwa yaragiye ngo nibone igikomangoma nubwo ngo mise bana nacyo ngo n'ubundi narotaga kubana n'igikomangoma kumbe igikomangoma nawe kiramushaka kubw'izindi nyungu data yewe bimuteye n'isoni nanjye binteye isoni maze nkaswe Krisha ni Jaina ndetse uri kuva aracyari bingo akira dada ibyo washakaga si ngibi cyane और बहुत जल्द आपको ये समझ आएगा wahanga rero uzasobanukirwa यूं ही चुपचाप से मेरी ये बातें मानते ko nuramuka ukoze ibyo nkubwiye कि जिंदगी और भी ज्यादा ubuzima bwawe buzakorohera अब जाइए genda rero ट्राई कीजिए genda ugerageze n'indi myenda maze haze gukurikiraho iki haze gukurikiraho iki ariko uranyumvira de पहनने नहीं है ntabwo ugomba kwambara imyenda ya Maya gusa ugomba no kuyakira आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये जो झिझक है ndetse hari ugushidikanya kuri mu maso yawe उसे खत्म no ku करना mubiri wawe ibyo byose ugomba kubikuraho अच्छा लगे kuko hagize umuntu ukubona ये कपड़े किसी और के नहीं है yahita abona yuko ari undi muntu kandi ntabwo twifuza undi muntu ahubwo turashaka Maya ariko ukuri ni n'ubundi ibi byose ni iby'undi muntu ntabwo uko kuri mwagukuraho bo iyo ubeshya wumva ufite na confidence bigaragara ko ari ukuri urumva ibyo nibyo rero nanjye ntegereje ko ugomba gukora ugomba kubanza ukagira confidence ntabwo ugomba kwitwara nka Maya gusa ugomba guhinduka Maya wabyumvise neza genda ugerageze indi myenda genda shaka kuyigerageza ukayigira tukareba ibyo ari byo byibura sabere ko mbikora navugana na Pink navuganye nawe nta mpamvu yo guhangayika kora ibyo ubwiye gukora njyewe kandi ngiye kubwa umunsi wose wo kwitoza ningaruka sinze kubona gushidikanya mu maso hawe nze gusanga uko gushidikanya kwagiye ndashaka confidence ndashaka ugomba kuba wambaye iyo myenda ngira ngo ni Maya urumva kandi yego ntutekereze ko wasohoka ahangaha ibwami urabyumva neza icyo gikomo wambaye nicyo kigomba kukumenyesha imipaka utagomba kurenga kuko nusohoka hano ibwami uraza gukubitwa amashanyarazi ntabwo uri buze kurenga amarembo kandi rero sinshaka yuko uza kugira ikibazo mabusha sibyo mabusha ntabwo nifuza kuza kugira ikibazo pe ibyo bintu ntabwo mbishaka uw'abandi urumva ebe yageze ahangaha asanga imyenda ye bayitwitse akantu byibura yajyaga yambara avuga ati byibura ndambaye mpishe umubiri wanjye uwari wese ntapfe kuwubona byose communication bakuyeho imyenda baratwika ariko ndebera nk'urugosha urugo tujye twemera Imana iduhitiremo pe icyo kintu nababwira ngo njyewe ndashaka umuneze gutya na gutya igihe ushaka umuntu w'umukire kubera ukene ufite nyuma y'umwaka umwe ugahaga ugatangira gutekereza atari kubona yakiragenda ari nabaye iki rero kano kanya none ari no gushaka impamvu yari yose yatuma asubira iwabo yayibuze impamvu yari yose yatuma asubira iwabo nawe ushobora kuzisanga muri situation nk'ingiyi nta kindi wakora ngomba guhamagara Pinky kuko uko twavuganye ubonaga ko ahangayitse लेकिन हम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते
ntabwo nanone ntabwo yapfa gusohoka देवराज सर ने तो हमारे सारे कपड़े जला दिए Devraj yatwitse imyenda yanjye yose use ndakora iki koko hindukiye abona hari umwenda atatwitse akazi kakozwe byiza cyane ragavuwe ha akazi go kakozwe tebuke ndi mu nzira n'ubundi turi kumwe rero turi kumwe राघव अंबिकापुर के लिए निकल चुका है वैसे राजकुमारी जी को इस हादसे की ese ubundi igikomangoma kazi cyaba cyakira amakuru y'impanuka yabaye kuri Papoera आ जाना चाहिए था ना ariko wenda wasanga aka kanya bari kumuhamagara bamumenyesha कॉल तो नहीं था ashobora kuba ari kwakira telefone kano kanya इतनी शांति क्यों none kubera iki kirere cya hano hanze ndeba gituje kuki nta kintu na kimwe kiri kuba impamvu nta kintu kiri kuba ni uko nta telefone afite abaye afite telefoni hakabaye hari izindi mpinduka ziri kuba yaje hano kuri telefoni ese iyi telefoni bwoko kira telefone iracumuye ni za telefoni za landline क्या करें ध्यानचंद जी वो ये मुझे ध्यानचंद क्यों बुला रही है kugera kunyita DJ Pazora याद है ध्यान harya iryo zina ryanjye yaba yibagiye izina rye मैं फोन दे सकते wama telefone yawe nshaka guhamagara नहीं देंगे हम kubera iki ntaguha telefone yanjye जी DJ Puzzle telefone bwoko ki telefone yawe nyine रिकॉल कर nari mubwiye ngo hari umuntu nshaka guhamagara saba ndashe nyiguhe ajya gushaka telefone ni DJ Puzzle yibagirwa kubishaka dore telefone iri ku mufuka urashaka telefone yanjye हमारे फोन पे wamamagaye koko sinzi aho nashyize telefone ifite ku mufuka DJ Puzzle ni igihoni shawe kujya guhamagara wamwambuye telefone we uyu nawe bagomba kuba hari amucungira gahunda zose bite byawe DJ Puzzle kera अरे आप एक मिनट रुकिए ना राजकुमार जी को फोन करना है ध्यानचंद जाओ जी genda okay nta kundi शायद भूल रही हो तुम्हें कॉल करने की इजाजत ntabwo wemerewe guhamagara we को फोन कर रहे थे nashakaga guhamagara ku musaza wanjye घर में सारे कनेक्शन बंद है numva सारे कनेक्शंस काट दिए गए हैं ताकि telefone zose zamaze gukurwa ku murongo kugira ngo hatagira uhamagara kubera iki kubera ko ariko Devraj yabishakaga जो देव कहता है kandi igihe cyose nkora ibyo avuze तुम्हारी यही होगा कि तुम byaba byiza rero देव चाहता है uramutse ukoze इस घर में एक फोन ibyo ari kuvuga ibaze ko ntabasha guhamagara muri iyi nzu से मिलोगी तो पूछ लेना nuza guhura na Devraj uze kumwibariza लेना हमें किसी से कुछ नहीं पूछना बस एक फोन ढूंढना है sasa barakwereka Jayama ये हो क्या रहा है इस घर में रूमा देव ni ibiki bijya mbere hano के साथ ni ibiki Devraj ari gukorera Krisha बनाकर रखा हुआ है kuvuga ngo Devraj yafunze Krisha mu nzu yiwe muratekereza ko ibyo bintu byari bikwiriye इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हमें ntabwo njye byiteho niba mwabyemera cyangwa mutabyemera अच्छे से जानते हैं ariko Jayama wowe nanjye turabizi neza एक बार अगर वो कुछ Devraj turamuzi करने की ठान ले iyo yahisemo gukora ikintu अंजाम देने के बाद ही ntabwo atuza mu gihe kitarakorwa ibyo bintu urabizi या गलत हम जानते हैं कि देव को पता है कि उन्हें क्या चाहिए और bo ndabizi icyo Devraj ashaka ariko nta ndetse yasa no kukigira ariko ntabwo bisobanuye yuko अपने अतीत से अलग करना। अगर आज भी देव को अपने अतीत और कृष्ण niba Devraj yahisemo के बीच में kwitambika hahise he चुनना पड़ा ना n'ahahise ha Krisha n'uyu munsi ha Krisha कोई चुनेंगे buriya araza guhitamo ahahise देव माया kubera ko Devraj कर सकते हैं। ntacyo atakorera Maya राघव कह रहे थे कि काम हो गया है Ragava uravuze ko akazi kari buze gukorwa ni ibiki का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है कृषा bategereje ko Krisha ari buze gusara akabwanuka bite ko mu rugo numva hari amahoro ibyo byose babikoze kugira ngo basaze Krisha bite ko mbona mu rugo nta kibazo afite लोगों ने अभी तक कृषा को कॉल ही ना किया birashoboka ko abantu batarahamagara Krisha mama आएगा भी ना ega nubwo wahamagara नहीं पड़ेगा ntacyo byahindura kuri Krisha कि कपड़े ट्राई करने में kubera yuko ahugishwe no kugira ngo yambare imyenda ya Krisha ya Maya sorry और वो कृषा बहुत मम्मी पापा कहती है ना umva Krisha ntabwo igihe cyose ahora avuga mama we na papa we एंड व्हाट इज दैट वर्ड संस्कारी होना वो सब नाटक था nta soni agira सिर्फ अंबिका soni agira राज ya mbere ko dukomeza rero n'izindi episode nagira ngo mbagezeho agatangazo kihuse
wowe ntiwihutishe nimba ugeze kuri uyu munota. Niba ushaka gukomeza iyi seri rwose irahari idafite ikibazo muri rusange. Rero ikintu twakora ni kimwe, niba ushaka iyi season twandikire kuri WhatsApp yacu 0787743137. Hasigaye ubundi tube twaguha izindi episode. Kuri iyi nshuro rero ubundi episode turi kwigurisha ibiceri 70 by'amanyarwanda, ariko hariho na promosiyo. Umuntu tuvuge wishyura filimi za 500 turahita tumwongeza 1/2 cy'ayo mafaranga filimi zayo. Uguze z'igihumbi ubwo turamwongezaho na filimi za 500, gutyo. Sibyo? Twandikiye kuri WhatsApp yacu 0787743137. Hasigaye ubundi twirebere filimi hari ubwo zabuze. Filimi zirahari kabisa.